iki kinyejana turimo kirasaba abantu bari radical. This generation requires radical Christians. Bibiri iravuga ngo ubwami bw'Imana buratwaranirwa ndetse intwanane zibugishwamo n'igitugu n'ibintu by'agahato no kurwana n'igitugu. The Bible says that the kingdom of God is for the violent and they take it violently. Hano biba bigukurura na hano bikagukurura n'inyuma bikagukurura bikubuza kugira ngo usanganire Imana. Ariko nawe ugambirire mu mutima wawe uvuga uti ndarwana ariko ngere aho Imana iri. Bibiri ikambwira mu Baheburayo ngo ntabwo murarwana n'icyaha kugeza aho muvusha amaraso. The Bible says in Hebrews you haven't fought against sin until you bleed. Ntabwo turagera aho tuvusha amaraso. We haven't bled yet. Ni matter of yes or no, kwemera cyangwa ukanga. You accept or you refuse. Ntabwo uragera aho urwana n'icyaha ku buryo uvusha amaraso.